Nous sommes à Washington, D.C. Nous recevons pour vous le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. Merci. Ni ikiganiro gikomeye cyane aho minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yibasiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'amagambo perezida Paul Kagame yavugiye mu ijambo rikomeye cyane yagejeje ku banyarwanda n'isi yose, by'umwihariko ku bijyanye n'intambara ikomeje kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'ijambo perezida wa Repubulika Paul Kagame yavugiye mu mushyikirano ubwo yavugaga ku munyamakuru wa CNN Larry Madowo, aho uyu munyamakuru yabajije perezida Paul Kagame niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kagame akamusubiza ko atabizi. Ibi rero bikaba byarakomeje kugenda bigarukwaho n'abantu batandukanye, ariko Patrick Muyaya yahereye kuri icyo kiganiro perezida Paul Kagame yatanze, aramusebya mu buryo bukomeye cyane, anashimagiza perezida we Chilombo ngo wakiriwe nk'umwami i Washington DC, avuga ko Chilombo yakiriwe neza kandi u Rwanda ko ruzishyura ibikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbagezeho rero ikiganiro cyose aho Patrick Muyaya yaganiye n'ibitangazamakuru bibiri bikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba ari RTNC, ikinyamakuru cy'igihugu, televiziyo y'igihugu, ndetse na Top Congo, televiziyo ikomeye cyane isanzwe n'ubundi ari televiziyo itumirwaho Patrick Muyaya, Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abandi banyapolitiki bakomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbageze ikiganiro cyose uko cyakabaye. Monsieur le ministre, quelles sont les leçons à tirer du séjour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Washington? Peut-on parler aujourd'hui d'un tournant décisif dans les relations de coopération bilatérale entre la RDC et les États-Unis? Christian yatangiye agira ati, mwaramutse bwana minisitiri, n'ayahe masomo twakora ku rugendo rwa perezida wa Repubulika Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo i Washington. Ese uyu munsi twavuga ko habaye intambwe ikomeye mu mubano n'ubufatanye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Amerika. Twakurikiranye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu ifunguro ryo gusengera hamwe, avuga ko umukuru w'igihugu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari intwari, umuntu w'igitangaza. Yongeyeho ko ashobora kumuhamagara igihe icyo ari cyo cyose ku kintu icyo ari cyo cyose. Patrick Muyaya mu gusubiza ati, ntekereza ko icyo mwavuze cya nyuma gishobora kuba igice cy'igisubizo cy'ikibazo mwabajije mu ntangiriro, ari cyo masomo twakura kuri uru rugendo. Icyo nshobora kuvuga ni uko byari bimeze nk'icyumweru cy'abanyekongo i Washington, kuko perezida wa Repubulika yahageze ku wa kabiri agenda ku wa kane nimugoroba, nyuma y'iminsi 3 y'akazi kenshi kandi gakomeye, aho yagize amahirwe yo guhura n'abantu bakomeye cyane bikwiye kuvugwa. Mbere na mbere yahuye n'inteko ishinga amategeko izwi hano nka House of Representatives ndetse na Sena, no kuvuga abagize inteko ishinga amategeko, abarepublikani n'abademokrate bose hamwe. Yakiriwe hakurikijwe protokole zagenewe umukuru w'igihugu, kandi ntekereza ko ari ibintu bidakunze kubaho kubona ikaze nk'iryo ku rwego rwa Capitol. Uretse Capitol, perezida wa Repubulika yagiranye ibiganiro n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Department of State. Usibye ibyo kandi yagiranye ibiganiro n'abandi batandukanye, harimo AFC, ni rumwe mu rwego rukomeye cyane ruri mu bigo bya leta ya Amerika bishinzwe gutera inkunga imishinga. Hanyuma uretse urugendo rwa perezida wa Repubulika ubwarwo, habaye n'inama zitandukanye, zirimo inama ya mbere ya komite ihuriweho y'ubuyobozi ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ubufatanye bw'ingamba hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byose byasojwe n'iki gikorwa mwavuze cya National Prayer Breakfast, ihuriza hamwe abakristo kandi sibo bonyine baturutse hirya no hino ku isi, bagateranira mu isengesho banatekereza ku bibazo bikomeye byugarije inyoko muntu. Hano rero hari ikintu kimwe cyoroshye cyo kuvuga, sinzi niba navuga ku masomo twakura
mpamo, ariko ndifuza kuvuga ko Congo yagarutse ku ruhando mpuzamahanga. Congo is back. Ibyo bisobanuye ko uyu munsi Congo mu nshingano yayo isanzwe, mu nshingano ya Congo isanzwe yo kuyobora, yongeye gufata umwanya wawo, kuko muri iki cyumweru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika havuzwe cyane ku mabuye y'agaciro y'ingenzi, critical minerals. Aya mabuye y'agaciro nayo bidashoboka kugera ku ntego zimwe na zimwe cyangwa kubona ibisubizo ku bibazo bimwe na bimwe hatariho Congo nini ku meza y'ibiganiro. Bityo rero kuba Perezida wa Repubulika yari ahari ubwabyo bigaragaza mu by'ukuri kugaruka kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwanya aho ibyemezo bifatirwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitandukanye n'ibihugu bimwe byo ku ruhande byibwiraga ko byahindutse abakinnyi bakomeye binyuze mu nzira z'ubwumvikane bworoshye, ariko aha igisubizo cyatanzwe kandi ibisigaye bireba ejo hazaza. Ikindi kandi hari ingaruka zageze i Kigali zivuga ko urebye ko ku migenzo yose y'icyubahiro cyose byaherekezaga Perezida wa Repubulika Felix Tshilombo, izo ngaruka zageze i Kigali zemeza ko uyu munsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se umukuru w'igihugu afatwa nk'umwana w'igikundiro. Reka mvuge mbere na mbere ko ntazi niba ari byiza gufata Perezida w'u Rwanda nk'icyo twagereranyaho, kuko hashize amezi menshi tubivuga agaragaza imyitwarire idahuye n'inshingano ahagarariye. Hari amagambo umuntu yakagombye kwirinda kuvuga, ariko we tumenyereye kumwumva avuga ibya buri bwoko n'ibyo ari byo byose, ariko icyo abantu bagomba gusobanukirwa nuko njye mbona ageze ku ndunduro. Murabizi ikinyoma gishobora kongera gukoreshwa mu gihe runaka. Mwibuke uko bavuga ko ukuri guhora kugera ahagaragara niyo kwanyura mu nzira igoranye. Uyu munsi ibinyoma byose n'ibikorwa byo kuyobya no gupfobya byageze ku musozo wabyo. Ikindi kandi nk'uko bajya babivuga ngo gukomeza kubeshya bisiga icyo bisiga. Christian arabizi neza kurusha njye ku bijyanye n'iryo jambo. Icyerekana ibi uyu munsi ni uko iyo umwumvise ubona neza ko uwo muntu yataye icyerekezo iyo we ubwe agarutse ku magambo yavuze mu ruhame, nk'uko byagaragariye muri cya kiganiro cya CNN. Byerekana neza uko iyo tuvuga ko u Rwanda ari ingoma y'ikinyoma aba aduhaye gihamya ko ibyo binyoma bitangirira kuri we ubwe. Hanyuma mu kwemera byeruye byakiriwe n'amashyi n'abamushyigikiye b'ikirenga, avuga ko ari ikinyoma cyangwa se ari ukuri kutari kumujyana imbere y'urukiko. Ibyo bisobanuye ko yemeye ku mugaragaro ko buri munsi ibikorwa bye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa ibikorwa bye bya politike bishingiye ahanini ku ngamba z'ikinyoma. Izo ngamba ku bw'amahirwe twarazisobanuye kandi turazisesengura bihagije. Bityo rero ageze ku ndunduro aharimo kandi kwemeza ibyo ambasaderi we yari yavuze hashize ibyumweru bike hano i Washington. Ni ikimenyetso cy'uko twamugejeje ku ndunduro, kandi igihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igarutse ku mwanya wayo nk'uko byagenze muri iki cyumweru i Washington, ntibishobora kongera kuvuga u Rwanda nk'umukinnyi w'ingenzi, kuko nk'uko nabivuze ari igihugu cyo ku ruhande kiyubashye ku buryo bwo gusahura. Ibisigaye ni ibintu bizikemura vuba uko igihe kizagenda gihita. Umunyamakuru Christian akaba yahise amubwira ati, bwana minisitiri, amasezerano ya Washington yashyizweho umukono hashize amezi make, yanagize n'igihe ahagarara by'agateganyo kubera ibyabereye Uvira. Uyu munsi murimo kuvuga ku Rwanda n'itangazo ritandukanye, kandi hano naho havugwa ko kuba Kigali igaragaza uburyarya. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itegereje iki? Kuko yashyize umukono ku masezerano ajyanye n'ishoramari, ariko inashyira umukono ku masezerano ajyanye n'umutekano. Niki gishobora gukorwa kuri iyi ntambwe imbere y'umuntu uvuga ko adatinya ibihano, uvuga ko adasubira inyuma kandi ko yiteguye guhangana n'ibyo byose? Patrick Meyer ati, wenda wabivuga neza kundusha, ariko ntekereza ko hari umugani uvuga ngo Imana
ituma uyoboye ajya mu byo bizamutakariza. Ibi bigaragaza neza ikirere cy'ubwoba gihishe inyuma y'iyi myitwarire, inyuma y'uku kwifata cyangwa iyi nyifato yo kwigira intwari. Ariko ni ikimenyetso kigaragaza ko uwo muntu yabuze icyerekezo kandi ko azi neza ko ibisigaye ari ikibazo cy'igihe gusa, kuko si we nibo ubwabo, guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi byemejwe n'impande zombi za politike. Ku ruhande rwa guverinoma mwakurikiranye amagambo ya Ambasaderi Michael Waltz in New York. Mwumvise amagambo yatangajwe n'abanyamabanga ba leta, cyane cyane ushinzwe ibijyanye n'amadini ubwe, ndetse n'amagambo yemejwe na madamu Trotman mu gihe cy'isuzuma audition cyabereye muri Kongere. Mwumvise kandi amagambo yatangajwe ku buryo buhuriweho n'impande zombi za politike, kandi yakomeje gusubirwamo inshuro nyinshi. Biragaragara ko kuba u Rwanda rutaruzuza uruhare rwarwo mu masezerano rwasinye ku bushake bitera ikibazo gikomeye mu mubano warwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamerika barimo gukora kandi bazakomeza gukora kurushaho kugira ngo barebe ko amasezerano n'ibyo biyemeje imbere ya perezida wabo byubahirizwa. Byongeye kandi mwebwe Bwana Moore, igihe mwatangiraga ikibazo cyanyu mwongeye amagambo ya Perezida Trump, birahagije kureba ibyo bita imvugo y'umubiri, ibyo bita body language, n'amagambo yavuzwe kugira ngo dusobanukirwe ko mu by'ukuri Amerika uyu munsi idashobora gutekereza ku kubaka ibigega byayo by'ingenzi by'amabuye y'agaciro idafite Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndashaka no kubibutsa ko mu nzego zose twagiyemo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyifuzo cyayo cyituze, icy'amahoro ndetse n'icyubahiro cy'ubusugire bw'ubutaka bwayo ari ibisabwa by'ingenzi biri ku meza y'ibiganiro. Bityo rero twashobora gutera imbere mu buryo dushaka kugeraho igihe ibyo bitarasubizwaho, kandi Abanyamerika bazi neza icyo bagomba gukora kugira ngo ayo mahoro agaruke, cyane cyane ku birebana n'imyitwarire y'u Rwanda. Umunyamakuru Christian ati ni iki kigomba gukorwa? Marco Rubio nawe yavuze ko amasezerano ya Washington afite ikibazo cyo kudashyirwa mu bikorwa ku butaka n'iki Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itegereje ku Banyamerika ishyirwa mu bikorwa ku rwego rw'ibikorwa. Ibihano ni akahe kaga ka guverinoma mu byo ishobora gukora hanze y'aya masezerano yashyizeho umukono kandi igomba kubahiriza? Patrick Meya mu gusubiza Christian ati, ariko cyane cyane Christian, ndifuza ko buri wese abimenya neza, nuko tugomba mbere na mbere kwishingikiriza kuri twe ubwacu, kandi ntihakagire ubayobya. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko dusanzwe tubisobanura iri ku mirongo myinshi icyarimwe, ifite gahunda nyinshi icyarimwe ku rugamba rwa gisirikare, urwa diplomasi, urw'ubutabera, urw'itangazamakuru ndetse n'urw'ubukungu. Dukoresha izo mbaraga zose icyarimwe. Bigaragara ko Abanyamerika mu nshingano zabo, kuko uyu munsi inama zitandukanye zari zarateganyijwe mu rwego rwa mekanizme ihuriweho yo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano zitaraba kimwe n'inama za komisiyo ishinzwe ubugenzuzi, bitewe n'uko hari uruhande rwahisemo kutubahiriza ibyumvikanweho. Nyuma y'aho umunyamabanga wa leta yari yaravuze ko hazabaho izamuka n'imanuka, ups and down. Uyu munsi mu biganiro bitandukanye Perezida wa Repubulika natwe twagiranye n'abayobozi batandukanye ba Amerika, kuri bo bose ntihakiri urujijo ku kuba bagomba gufatira u Rwanda ingamba. Birashoboka ko babikora binyuze mu ngamba zo gushyira igitutu mbere yo kugera ku bihano, ariko ibyo ni uruhare rwa Amerika. Icyo twe dushyize imbere ni uko ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dukomeza gufata ingamba no kwitegura kugira ngo turinde ubutaka bwacu. None se ayo masezerano ateganya iki? Uyu munsi turabona ko umwe mu bayashyizeho umukono atubahirije ijambo rye. Mu bihe nk'ibi rero amasezerano ateganya iki? Reka mbabwire,
amasezerano asinywa mbere na mbere mu bwitange n'ubunyangamugayo. Ntitwahita dushyiraho ibihano bikakaye ako kanya. Iyo biba ari uko wenda ku Rwanda byari kuba byararangiye kera. Ntekereza ko uyu munsi kuki ikibazo cyafashwe n'ubuhuza bwa Amerika, by'umwihariko nubwo tugomba no kuvuga no ku bundi buhuza cyane cyane bwa Afurika bukomeje gutanga umusanzu. Abanyamerika bafite imbaraga n'ibikoresho, bafite imbaraga zikomeye cyane ku buryo ziramutse zikoreshejwe ku Rwanda, Perezida Kagame yahura n'igitutu gikomeye, kandi uwo mwuka w'igitutu wakomokaho wazagira ingaruka zikomeye cyane ku baturage b'u Rwanda. Sinkeneye kwibutsa ko ubukungu bw'u Rwanda bwubatse bushingiye ku gusahura no gukoresha umutungo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bikorwa byo kwakira no gucuruza umutungo wibwe, kandi bushingiye cyane no ku bufasha mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo uyu munsi Abanyamerika batangiye gufata ingamba. Birashoboka ko ari kuri izo ngingo barimo gukoraho, kuko wenda batifuza guhutaza abaturage bose kubera imyitwarire y'umuntu umwe, ariko amaherezo ntekereza ko bazabigenderamo, kuko ku ruhande rwacu no ku rwabo niba dushaka gutera imbere mu ngengabihe agenda, cyane cyane ku bijyanye n'ubufatanye bw'ingamba mu by'ubukungu, bagomba gufata ingamba. Ntimukibagirwe kandi ko dufitanye n'Abanyamerika memorandum ku mutekano. Mwabonye kandi ko i Kinshasa hashize ibyumweru bike habaye ubutumwa bwa Africom bwaje kubera ko no kuri urwo ruhande turi gukorana. Bityo rero uko byagenda kose, niyo mpamvu nge mbona u Rwanda ari ikibazo cyo ku ruhande, kuko kizikemura. Ikibazo ni igihe gusa. Iyo tuvuga uyu munsi ku ngingo zikomeye zigena ejo hazaza h'ingamba, cyane cyane iz'inganda za gisirikare za Amerika, sinzi niba u Rwanda rushobora kugira icyo rupima ku munzani igihe ibibazo by'ingenzi byugarije isi biri kwigwaho mu bihe turimo ubu. Umunyamakuru yese yongera amubaza ati, Bwana Minisitiri, mwavuze ko ikibazo cy'u Rwanda kizikemura, ikibazo ari iki gihe gusa. Abaturage ba Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo barimo baratakarizwa igihe, bakeneye ko amahoro agaruka. Hashize iminsi mike gusa ikibuga cy'indege cya Bangoka cyagabweho ibitero bya drones za AFC M23. Ndashaka kumenya niba guverinoma yiteze ibihano birushijeho gukazwa kuri Kigali ku buyobozi bw'u Rwanda. Patrick Muyaya ati, mureke mvuge ko uko byagenda kose kuri urwo ruhande twagiranye ibiganiro bikwiye, kandi Amerika izakora uruhare rwayo, ariko twe ku bitureba, iyo mvuga ko turimo gufata ingamba, nkaba nshobora kubabwira ni murabizi se n'umwana pere fils. Ni ukuvuga u Rwanda na M23 bakora bafite intego imwe, gukwirakwiza iterabwoba mu mitima y'abaturage bacu. Iyo murebye urugero tukagaruka gato ku byerekeye misile Uvira, misile zaturutse ku butaka bw'u Rwanda hifashishijwe drones kamikaze zigabwa ku ntego z'abasivili. Ibyo bigaragaza neza ko hari umugambi wo gukwirakwiza iterabwoba. Ni muri uwo murongo nyine bashatse gukwirakwiza iterabwoba Ikisangani bakoresheje, kandi singiye ubivuga, iyo musomye itangazo rya Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika, ibyo byiswe ibikorwa by'iterabwoba. Bityo rero u Rwanda rukora ibikorwa by'iterabwoba kuko M23 cyangwa umwana badafite ubushobozi bwo kugera kuri ubwo buhanga bw'ikoranabuhanga. Ariko narababwiye ko turimo gufata ingamba zo kurinda abaturage bacu. Izo drones nta ngaruka zagize, ntacyo zangije, kuko zasenywe mbere yo kugera ku ntego zazo. Hano ariko hakwiye kugarukwa ku kuba bahitamo kugaba igitero ku nyubako z'abasivile, ku bikorwa remezo by'indege za gisivile zikomeje gukora. Mwabonye guverineri agenderera aho indege zikomeza kugenda. Ibi bigaragaza neza agahinda n'ubwoba by'uwiyitase. Utekereza mu buryo bwo kwigira intwari, agahera ku bikorwa byemeza ko ari umuterabwoba, ndetse n'abandi bakorana nawe bakaba ari abaterabwoba.
umunyamakuru ati none se n'u Rwanda nibyo? Patrick Meya ati ariko buri wese arabizi cyane ko hagati aho twakusanyije ibisigazwa by'izo ntwaro zitandukanye zasenywe. Ibyo biduha ubushobozi bwo kuzikurikirana tukamenya ko hari uwazitanze kandi ko ari we wazitanze. Umunyamakuru ati Washington kandi yabaye ahantu perezida yagiye kwitabira National Prayer Breakfast rya Amerika, ni ukuvuga ngo ni isengesho rya Amerika basengera igihugu, amategeko abiri, gukunda Imana n'umutima wose no gukunda mugenzi wawe. Abateguye bavuze ko nukora ibyo wahindura igihugu cyawe kikaba umucyo wa Afurika. Ese umuntu asohoka mu byabaye nk'ibi ameze nk'uko yari ameze mbere? Icyo kizaba ikibazo cyanjye cya kabiri. Kuko icya mbere ni uko intego nyamukuru y'urugendo rwa perezida yari uko kwitabira iryo sengesho. Kubera iki yaje nyine aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Mbere na mbere reka mbabwire, ubwo ni Patrick Meya uri kumusubiza ngo kubera iki yaje hano muri Amerika. Mbere na mbere reka mbabarire ku makuru amwe n'amwe, kuko nagize amahirwe yo gufasha Perezida wa Repubulika mu nama yagiranye n'abateguye icyo gikorwa. Ntekereza ko hari abanyekongo barimo George Formit na Asaname bifatanyije n'amakomite ategura bifuzaga kuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko bari bafite ubutumwa bwa gihanuzi bugenewe igihugu. Kandi ntekereza ko icyubahiro cyangwa se icyubahiro gikomeye cyahawe Perezida wa Repubulika cyabaye mu buryo budasanzwe. Sinjye bivuga, n'abateguye igikorwa ubwabo babibwiye Perezida wa Repubulika igihe bahuraga. Ibyo byari bifitanye isano n'uruhare rukomeye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihamagarirwa kugira muri Afurika no ku isi yose. Icyubahiro perezida yahawe cyo gusenga muri icyo gikorwa nacyo kigaragaza neza inshingano dufite n'ubushake bwa Perezida wa Repubulika bwo gutanga umusanzu mu gukemura ibibazo bitandukanye. Ku bw'ibyo rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gushyirwa hagati, kandi byose byaje kugaragara neza mu maso ya bose. Ntimukibagirwe kandi ko Perezida wa Repubulika ubwe nubwo atari aho ngombwa kubigarukaho cyane, ni umukristo w'ukuri. Mu bikorwa bye bya mbere yakoze ageze ku buyobozi harimo kwegurira igihugu Imana. Bityo rero uku kuza kwe kwari gukurikije neza imyemerere ye yimbitse, kandi ni muri uwo mwuka nyine yahoranye ayobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano rero ntibikwiye kureba perezida nk'umuntu ku giti cye gusa, ahubwo dukwiye kureba igihugu mu cyiciro gikomeye cyagezemo cyo gusohoka mu mwijima, kuko ari nawe wavugaga ko umwijima utazahoraho iteka. Kera iyo bavugaga kuri Kongo yavugaga cyane binyuze mu ndorerwamo y'intambara n'ihohoterwa, ariko uyu munsi kandi twarabibonye muri iki cyumweru havuzwe Kongo cyane nk'igihugu gitanga ibisubizo ku bibazo bikomeye by'inyokomuntu, cyane cyane ku bibazo bimwe na bimwe by'ingamba za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bityo rero biragaragara ko twongeye gufata umwanya wacu, kandi ibi ni umusaruro mu rugero runaka rw'imbaraga nyinshi Perezida wa Repubulika yashyizeho mu myaka irenga 6 ishize kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobore gukina uruhare rwayo, uruhare rusembuye runagaragara haba muri Afurika ariko no mu gukemura ibibazo byugarije isi yose. Niyo mpamvu iyo tuvuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari igihugu cy'ibisubizo, aba ari igihamya twabonye by'umwihariko binyuze mu byabereye i Washington. Umunyamakuru ati twabisubiyemo kabiri. Patrick Meya ati nibyo koko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni intumwa ya kabiri nini yari i Washington nyuma ya Ukraine. Ibi nabyo byatangajwe n'abateguye igikorwa, batitaye kuvuga ko hari kandi n'ibindi bihugu bitandukanye, cyane cyane ubutumire bwo kuza kuganira kugira ngo abanyekongo bahurire hamwe bahindure igihugu. Umwe muri bo yavuze ko iyo buri wese asubira mu gihugu afite umwuka w'ishyaka, umuriro mu mutima w'ishyaka, byatangajwe kandi bigaragarijwe hano i Washington.
ibintu bigenda birushaho kuba byiza. Ndimo kuvuga mu magambo yanjye bwite, nko kuvangura amagambo ya Azarias Ruberwa wahoze ari vice perezida wa Repubulika, kandi aho hari Azarias Ruberwa, hari Moise Ekanga, hari Isaac Chilumba, hari Modeste Bati, hari Levela Senga, kandi hari na Musenyeri Shelo. Ibyo byose byatanze amarangamutima y'ukuntu ibiganiro byategurwaga mbere y'igihe. Ese Washington yabaye ahantu perezida yahuye n'abatavuga rumwe nawe, cyangwa se hari ibikorwa by'ibanze byateguraga ibiganiro byashyizwe mu bikorwa? Kuko muri Parlement buri wese hamwe na perezida yibukije ko ikiganiro ari ngombwa kugira ngo amahoro agaruke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo ni ikibazo umunyamakuru yari kubaza Patrick Muyaya. Patrick Muyaya ati reka mvuge ku byonzi sinagize uruhare muri National Prayer Breakfast, bityo sinashobora kubivuga birenzeho. Nzi ko hari ibyagezweho, ariko ugomba kumenya ko amahoro mbere yo kuyabona ugomba kuba witeguye kuyakira. Mu gice cyanjye, kuko dukora buri munsi na perezida wa Repubulika, nkaba nshobora kuvuga ko yiteguye ku bintu nk'ay'amahoro. Kugira ngo amahoro aboneke, ugomba kuba ufite imbere yawe abavugizi bafite imitima itekanye kandi yiteguye kuganira. Kandi niba tuvuga ku myiteguro, ndabona perezida yaratanze gihamya z'uko ahari. Ndashaka kandi kuvuga ku itariki ya 31 Mutarama, ubwo yahuye n'umurimo w'amasomo ya diplomasi, yavuze ko yiteguye ibiganiro byose, kandi ikibazo kiriho ubu ni ikibazo cyo gukurikiranya ibikorwa. Ntabwo ari ikibazo cyo kugabanya ibiganiro cyangwa gushyiraho ibisobanuro bimwe. Hano icyo nshaka kwibutsa ni uko hari ibiganiro bibiri byakomeje. Twarangije ikiganiro nyamukuru n'u Rwanda, aho dufite amasezerano yasinywe Washington, ariko ayo masezerano agira ikibazo cyo kudashyirwa mu bikorwa, kuko se uwamenye neza azi ko ayo masezerano ashaka guhagarika ibikorwa bye bitemewe n'amategeko, ibikorwa bimufasha mu bukungu bwe. Kubw'ibyo ntabwo twishimiye gufatanya mu gushyira mu bikorwa ayo masezerano. Ni ukuvuga ngo ntabwo abyishimiye uyu perezida cyangwa se. Umunyamakuru ati muravuga ku masezerano yo ku itariki ya 4 Ukuboza 2025. Patrick Muyaya ati oya, ndi kuvuga ku masezerano yo kuwa 25 Kamena 2025 yashyizwe ku ruhande ku ya 4 Ukuboza. Kandi rero perezida w'u Rwanda ntabwo yiteguye kubahiriza ayo masezerano niba atari uko se ukorera uruhande rw'umwana ntari gukangura ibikorwa by'iterabwoba ku basivile. Twabonye ntari guhagarika ibikorwa by'iterabwoba ku basivile twabonye Uvira mu gihe twari mu biganiro hano i Washington. Uretse ibiganiro na se, dufite kandi ibiganiro n'umwana. Ibyo biganiro n'umwana ni ibikorwa mu mucyo, ariko kuri twe byari byumvikanye neza ko tudashobora gukomeza ibiganiro mu buryo byari bisanzwe bikorwa, igihe se u Rwanda yahisemo kuyoboka ibikorwa umwana yakoranaga nawe, ibikorwa byakagombye kuba bitakomeza kubaho. Kuko mu biganiro twari twaragiranye, twari twaravuze ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi bigomba guhagarara. Kandi ku rundi ruhande ndavuga ko ku cyumweru gishize cyangwa kuwa mbere washize hari itangazo ryasohotse i Doha ryagaragaje ko ubu hari uruhare rugaragara rw'impande zombi mu gushyiraho uburyo bwo guhagarika intambara. Agahenge CCLF harimo uruhare rwa MONUSCO muri ibyo bikorwa. Ibi ni ibikenewe imbere ya byose. Bityo rero ibiganiro na se biragorana, kuko u Rwanda nirwiteguye gushyira mu bikorwa ibyateganyijwe mu masezerano y'amahoro. Ikindi kandi hari ibiganiro n'umwana byahagaze, kuko umwana yifatanyije na se ahita yinjira nk'ikipe y'imbanziriza mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ariko ndizera ko hamwe n'igitutu cy'Amerika, hamwe n'ibyasohotse i Doha ku bijyanye na mekanizme yo guhagarika intambara CCLF,
tuzabona uburyo bwose bizashyirwa mu bikorwa kugira ngo gahunda ikomeze. Ntukibagirwe ko hagati aho habaye inama y'umuhuza w'umuryango wa Afurika Perezida Faure Gnassingbe hamwe n'itsinda ry'abahuza bandi, aho baganiriye ku myanya n'uruhare rw'impande zose. Bari Kinshasa, bahuye na perezida ku kibazo cy'ibiganiro by'imbere mu gihugu. Perezida wa Repubulika yabivuze neza, yavuze kandi ko harenze ibyo biganiro nta muntu uzihanganira kugira uruhare mu bikorwa bidakurikije amategeko. Uyu munsi rero ikibazo ni ukuntu ibiganiro bizakurikiranwa kugeza bishyirwa mu bikorwa. Birasaba kandi gusuzuma uruhare rw'abashaka kuba mu murongo w'ibiganiro biri imbere, ariko bagaragaza imyitwarire y'uruhande rumwe cyangwa ry'ubufatanyacyaha, bigatuma ibi bikorwa bidashobora kugenda mu mutuzo bikwiye. Ni igikorwa kigomba kuba cyuzuzanya kandi gihuzwa n'ibyo twakoze i Washington ndetse n'ibyo dukora i Doha, kugira ngo dushobore kugira full package y'ingamba ituma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora guhumeka amahoro. Umunyamakuru yahise amubaza ati, bwana minisita, mwavuze nk'uvugira guverinoma, ikiganiro ku biganiro kikaba gishishikaje cyane ku bijyanye n'urwego rwa politike. Harabona ko ibiganiro byaba byiza kurushaho nyuma y'iherezo ry'intambara, atari ubu. Niki mubitekerezaho? Intambara imaze kurangira akaba aribwo ibiganiro byaba. Patrick Meyer ati, reka mvuge ko ibyo muvuga ari ukongeza cyangwa gusobanura ibyo navuze. Mwambwiye twari Washington, aho twasinye amasezerano na perezida wa Amerika, umugabo ufite imbaraga nyinshi kuri iyi si yose. Muri icyo gihe kandi mwabonye ko perezida w'u Rwanda yateye Uvira mu buryo bukomeye cyane. Mbwira, umunyamakuru ati, mbwira wumva niba twe abanyekongo tuganira hagati yacu, ejo perezida w'u Rwanda azahagarika ibikorwa bye? Patrick Meyer ati, iyo tuvuga ko ikibazo kiri mu mutekano giturutse ku gutezwa imbere ku buryo bw'iterabwoba, ubu ntabwo kikivugwa n'u Rwanda cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese. Twabonye se n'umwana, ariko hari n'abandi bari aho, bamwe nk'abahuza mu biganiro batashoboye kwinjiza ibimenyetso by'ukuri, ibimenyetso byatangajwe mbere na ambasaderi hano i Washington, ariko na perezida w'u Rwanda ubwe igihe yemeye ko yabeshye kuri CNN ku bijyanye n'aho yagiriye yohereje ingabo cyangwa niba afite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu rero tugomba kuba abanyamwuga ku buryo bwumvikana. Ibiganiro bya perezida wa Repubulika byari bifite intego, kandi niba bigomba kuba bizabera mu gihugu cyacu kandi ntibizashyigikira uburenganzira bwo gukora nabi. Niyo nyingi ibiganiro bya perezida. Bityo rero ibiganiro ubwabyo byuzuye kandi birimo bose ntabwo bihagije kugira ngo bihagarike ikibazo cy'umutekano cyaturutse ku bikorwa by'iterabwoba. Niyo mpamvu hagomba kubaho gukorana bihamye. Iyo nituba twarangije kuvugana n'u Rwanda, turamutse twarangije kuvugana n'u Rwanda ari wese n'umwana, dushobora gukomeza muri ibyo biganiro tukiga ku bantu bahise baba abafatanyacyaha base cyangwa umwana cyangwa abakozi babo mu buryo butari bwiza, bashaka inyungu za politike ku nyungu zabo bwite, kandi ibi byose bigira ingaruka ku gihugu. Ariko ibyo bizaba ikindi kibazo kizasesengurwa, kuko hari urugendo rufatika rwateganijwe, ni ukuvuga ngo ni inzira ifatika feuille de route. Nyuma hazakenerwa kumenya neza abazakora mu biganiro, kandi nibwo hazasobanurwa uruhare rw'impande zose.